Muraho ndabaramukije inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ba Women Regard Ministry Channel. Yesu nashimwe kandi umwami wacu ahabwe icyubahiro. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ndetse no kuri channel yacu. Imana iduhane umugisha. Ni ijambo tugiye gusanga muri Yobu igice cya mbere, ariko mbere yuko turisoma tubanze dusenge. Mana tuguciriye bugufi, turakubashye izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuboneke aha hantu dukora umurimo wawe. Ndakwinginze ngo tweze, dukureho urubanza rw'ibyaha ndetse n'umugayo wose, kandi Uwiteka weze n'uteze amatwi iri jambo, amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo. Uwiteka uturinde icyazadutandukanya nawe kigatuma tuba ukubiri nawe. Mwami wanjye rero musabiye umugisha, kandi muri uyu mwanya ndagusabye ngo uzubane natwe, uduhe umwuka wera atwigishe kandi adusobanurire. Urakoze byose ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, ni ijambo riri muri Yobu nk'uko nari mbibabwiye. Ni Yobu igice cya mbere. Ni ijambo abantu benshi rimuzi, ariko umwuka w'Imana riduhaye kandi ashimye ko turiganira. Riravuze ngo uburyo Yobu yari akomeye ari n'umukiranutsi. Mu gihugu cya Husi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose, amen. Bakunzi ba Women Regard Ministry, iri ni ijambo nari mbikomojeho ko abantu benshi baba barizi. Inkuru ya Yobu ni inkuru abantu benshi bazi. Ni inkuru itubwiye ukuntu ngo Yobu yari afite abahungu 7 ndetse n'abakobwa 3. Ijambo ry'Imana rero rikomeje ritubwira ko uyu mugabo yari umukiranutsi, kandi mu bukiranutsi bwe yari n'umutunzi, yari umuntu ukomeye cyane. Ngo ku musozi aho yari atuye byari bizwi yuko nta muntu ukomeye nkawe. Imana yari yaramuhaye umugisha mu by'ubutunzi, Imana yari yaramuhaye umugisha mu rubyaro, ahantu hose Yobu Imana yari yaramwaguye. Ngo Yobu rero yari afite umuco mwiza. Abo bahungu be bajyaga bagira ibirori, Yobu akagira umuco mwiza ababyeyi twese twari dukwiriye kugira, kandi umwuka w'Imana duhamagarira kugira muri ibi bihe. Ese nawe ujya ufata umwanya wo gusengera abana bawe bose uko Imana yabaguhaye, buri wese mu mazina ye? Ngo Yobu yarafataga ibitambo ngo bihwanye n'umubare w'abo bana akabasengera, avuga ati ahari ntawamenya abahungu banjye bacumuye ku Uwiteka. Yobu we ntabwo yatekerezaga ko banabikoze mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ibifatika. Yaravuze ati ntawamenya mu mitima yabo, wenda bakoze ikintu cyatumye Imana ibabara, agafata umwanya wo kubasengera ndetse no kubeza. Rero namwe bakunzi ba Women Regard Ministry, ndetse nanjye ubwanjye ndimo, iri ni ijambo umwuka w'Imana duhaye. Nk'ababyeyi, wowe ufite abana bakiri batoya, ni inshingano zawe zo kubasengera ndetse no kubigisha inzira y'agakiza. Kandi nawe ufite abana bamaze gukura, ni inshingano zawe zo gukomeza kubasengera ndetse no gukomeza kubigisha iby'inzira y'agakiza, ubabwira ibyo kwirinda ibyaha ndetse ubabwira n'ibyo kubaha Imana ndetse no kuyikiranukira. Nawe ukiri inkumi cyangwa se ukiri umusore utarabyara, ni inshingano zawe zo kumenya neza ko mu muhamagara Imana ihamagara umuntu urimo wo kubaka urugo akagira umuryango, ari inshingano zawe nazo kuzayobora abana bawe mu nzira y'agakiza, kandi ukabatoza gusenga, ukabatoza kwirinda ibyaha. Rero nimba utabasha kwirinda ibyaha, uzabitoza gute abana bawe? Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riduhaye umukoro wo kwisubiraho nk'ababyeyi. Impamvu Yobu yabikoraga, Bibiliya yamutangiye ubuhamya, yavuze ko yari umukiranutsi. Rero nawe mu mukiranutsi, mu butunzi Imana yaguhaye mu mukiranutsi, mu mugisha Imana yaguhaye mu mukiranutsi, kandi niba ukinayirindiriye hari ibyo ukiyisaba, ngo umukiranutsi muri byo, kuko ni Imana yo kwizerwa, nabyo izabikora, ibyo wayisabye izabigusubiza. Ariko tube abakiranutsi, tuve mu byaha, kugira ngo tubone n'uko tubyigisha abana bacu bakiri batoya, tubarinde ibyo kwirinda ndetse n'ibyo kubaha Uwiteka Imana, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umuntu rero ukiri mu byaha aracyari mu bujiji, aracyari mu mwijima wa Satani,
kuko ingaruka z'icyaha ari urupfu, ariko ibihembo by'abakiranutsi ari ubugingo bw'iteka. Nicyo mbasabira rero nanjye nisabira nuko Imana iduha izi imbaraga zo kuyubaha, iduha imbaraga zo kuyumvira, iduha imbaraga zo gukora ibyo gukiranuka, kandi kugira ngo tuzabyigishe n'abana bacu, ndetse natwe Imana ibe yadutangira ubuhamya nk'uko Yobu yabumutangiraga. Bibiliya nk'uko ibivuga ko yari umukiranutsi yirinda ibyaha ndetse akabyigisha n'abana be. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye.